reka nongere mbasuze inshuti bakunzi bene data mwebwe mufatanya nanjye kwigira hamwe ijambo ry'Imana ku rubuga rwacu rwa Ijwi Rirenga. Ni ku Ijwi Rirenga aho twumvira ijambo ry'Imana kandi muracyari kumwe nanjye nk'uko bisanzwe. Uyu munsi rero ndabasuza mwese mbifuriza amahoro y'Imana kandi ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo bukomeze kubana namwe. Ndizera ko mumeze neza, batameze neza namwe mukomere kandi mukomeze kwihangana. Umwami wacu Yesu Kristo ari bugufi. Turagarutse ngo dukomeze rero na cya cyigisho cyacu. Ushize twari turimo tuganirira hamwe babwira ko tuzarebera hamwe ingingo ivuga ngo ibanga ryo kunesha. Ibanga ryo kunesha. Reka turebere hamwe isomo ry'urufunguzo hanyuma twiragize Imana twinjire mu cyigisho cyacu. Reka mbahe ikaze mwese kandi Uwiteka Imana ikomeze kubana natwe. Mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero ni ku gice cya mbere umurongo wa 15 ndetse n'uwa 16 aho tugiye kurebera hamwe isomo ry'urufunguzo maze tugaruke turebera hamwe ibanga ryo kunesha mu buryo burambuye. Murakoze cyane. Reka dusome. Haranditswe ngo ahubwo nk'uko wabahamagaye ari uwera aba ariko namwe mubabera mu ngeso zanyu zose, kuko byanditswe ngo muzababera kuko ndi uwera. Imana ishimwe cyane. Mwese mwakire neza ijambo ry'Imana. Reka tubicishe bugufi twiragize Imana. Data twese uri mu ijuru, Mana yacu ikomeye, utanga ubugingo, turagushimye kandi turaguhimbaje kuko ukomeje kuturinda kandi ko ukomeje kubana natwe, ndetse utwibukije ko uyu mwanya dukwiye kuba twumva ibyawe. Uducishe bugufi mu mitima yacu. Umwuka wera abarushaho kutubera umwigisha mukuru. Ijambo ryawe ryose rivugwa rigiye guca mu gutwi ukundi, ahubwo uduhana umugisha n'abazumva iki cyigisho waduteguriye. Tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Murakoze cyane inshuti bakunzi. Reka rero turebere hamwe ibanga ryo kunesha. Uyu munsi ngiye gukoresha igitabo cyitwa Akagaheruka, niho turi burebe igihamya kimwe kitubwira aya magambo tugiye kuba twigira hamwe. Imana itwifashirize kandi tube abayoborwa na Mwuka Wera. Ibanga ryo kunesha. Kugira ngo rero tugere ku gisubizo cyo kunesha cyangwa se tugere ku ibanga ryo kunesha, no kunesha icyaha mu yandi magambo, tugomba kwishingikiriza burundu kuri Kristo we Umwami n'Umucunguzi w'ubugingo bwacu. Kandi ishingiro ryo gukiranuka kw'agateganyo ndetse kimwe no gukiranuka duhabwa ni ukwizera. Ariko kwizera ni ihame rikomeye. Twarabibonye turimo twiga intambwe ebyiri zo gukiranuka. Kwizera ni ihame rikomeye rituma twiyanga ubwacu maze tukirungurira buri munsi mu Mana kugira ngo iture muri twe. Rero hari intera igomba kubaho kandi ikagerwaho. Intera igomba kugerwaho iri hagati y'urugendo rushyitse kandi igereranywa n'urwego rw'ubukure bwacu muri Kristo Umwami wacu. Mbese dukuze bingana bite muri uru rugendo rwa Gikristo?
urwo twabonye kubw'ubuntu bw'Imana, urugero rushyitse ari narwo iherezo ry'intege nke zacu. Kandi Kristo twabonye ko izi ntege nke zacu arazifata akazuzurisha gucyanuka kwe. Umwami Yesu arwuzurisha buri mwanya gukiranuka kwe kw'agateganyo. Ntabwo atwitirira igiciro cy'amaraso ye gusa, ari nayo adukiza urupfu, ahubwo atwitirira kubaho, kandi kubaho kwe kutagira icyaha. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo nongere nkurarike wumve neza ibyo ndi kuvuga. Ibi birashoboka kubera ko Kristo yatwawe n'amategeko, kandi si mu mibereho ye gusa, ahubwo no ku musaraba i Karuvari byaragaragaye. Ntabwo yishimiye kwishyura umwenda. Jye nawe, uyu mwenda wari uwacu, jye nawe twagombaga kwishyura, cyangwa se twagombaga kwishyura gusa tukishyurira, kuko nitwe twari mu mwenda. Ahubwo Kristo yubahirije amategeko, abaho muri twe kandi aduha kunesha. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Rero inshuti zanjye, kwezwa ni umurimo w'Imana ukorwa mu mibereho yacu uko bwije n'uko bukeye, kandi buriya ubu Kristo ni imibereho, ubyange cyangwa ubyemere. Ubu Kristo bwacu ni imibereho tugaragaza, kandi igipimo cy'ubukristo bwacu, imico, ipimirwa mu mategeko y'Imana. Kristo yabwiye wa mugore wafashwe asambana, muramwibuka igihe abakuru b'itorero bari bamuzaniye Yesu Kristo ngo amucire urubanza. Ariko Kristo tubona ko igihe yari amaze kumubabarira, amubwira amagambo akomeye cyane, kandi dukwiye kwitaho jye nawe. Tugera mu ati genda ntukongere gukora icyaha. Kandi tubisoma mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana, ni igice cya 8 ku murongo wa 11, aho tubona uyu mugore wafashwe asambana. Tubona abari baje kumva uko Kristo amucira urubanza, kuko bari bafite itegeko ribemerera ko wafashwe asambana aterwa amabuye agakurwa mu bandi. Ariko Kristo aramubabarira. Byari ibintu bikomeye cyane. Aramubabarira. Umugore wafashwe asambana, reka aya magambo nse nuyasoma, hanyuma kugira ngo uyibuke neza. Impamvu ki Yesu Kristo yamubabariye uyu mugore? Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana. Umugore wafashwe asambana, Yesu ajya ku musozi wa Elayono, azinduka mu museke, yongera kujya mu rusengero. Abantu bose baza ahari, aricara arabigisha. Abanditsi n'abafarisayo bamuzanira umugore wafashe asambana, bamuta hagati. Baramubwira bati, mwigisha, uyu mugore bamufashe asambana, kandi Mose mu mategeko yadutegetse kwicisha amabuye abakoze batyo. None wowe uravuga ngo iki? Ibyo babivugiye kumugerageza ngo babone uburyo bamurega. Ariko Yesu arunama yandikisha urutoki hasi. Bakomeje kumubaza, arunamuka arababwira ati, muri mwe udafite icyaha aba ari ubanza kumutera ibuye. Yongera kunama yandika hasi. Nabo
ngo babibone batyo, ibyaha byabo birabarega, basohoka urusorongo, uhereye ku basaza ukageza kuheruka. Hasigara Yesu wenyine na wa mugore wari uhagaze hagati. Yesu arunamuka aramubaza ati, wa mugore we, ba bandi bakuregaga bari he? Ntawe uguciriyeho iteka? Ati, nawe databuja. Yesu aramubwira ati, nanjye singuciraho iteka, genda ntukongere gukora icyaha. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Bose intumwa Petero yaranguriye muri ayo magambo ubwo yandikaga agira ati, nk'uko wabahamagaye ari uwera, namwe mubabera mu ngeso zanyu zose. Imana ishimwe cyane. Twaribonye isomo ry'urufunguzo aho batubwiraga nk'uko wabahamagaye ari uwera, namwe mubabera mu ngeso zanyu zose, natwe tubabera mu ngeso zacu zose, kugira ngo tubashe kunesha. Iryo ni ryo banga ryo kunesha. Yes, banga ryo kunesha, tubabera mu ngeso. Ntabwo gucyanuka kwa Kristo kutubarwaho guhesha kubabarirwa ibyaha gusa kubw'urupfu rwa Yesu, ahubwo gutuma umunyabyaha ahabwa ibihembo by'imibereho itunganye buri munsi, kandi niri hagati yo gukiranuka duhabwa y'ubutungane igereranya intege nke zacu zibaho mu mibereho ya muntu uko bwije n'uko bukeye, kandi yuzuzwa na Kristo akoresheje gukiranuka kwe kw'agateganyo. Nyamara nanone umukristo wese azi neza ko hari impanuka no kugwa mu buzima bwa buri munsi tubayeho. Tugenda duhura n'amarushwa n'ibigeragezo mu nzira izamuka ijyana umuntu mu kwezwa, akurikije ibyo we ubwe yiboneye cyangwa se yabonye kuri bagenzi be. Imbaraga nke za kera zongera kugaruka mu mutima we, mu ntekerezo. Nicyo gituma ijambo ry'Imana riduhamiriza imbabazi kubwo kwiyunga na Kristo. Kubwo kwiyunga na Kristo, nubwo Yohana agira ati, mbandikira ibyo kugira ngo mudakora icyaha, kandi yuzuza interuro n'isezerano ry'Imana rikomeye ngo, icyakora nihagira umuntu ukora icyaha muri mwe, dufite umurengezi kuri Data twese, niwe Yesu Kristo ukiranuka. Urwa mbere rwa Yohana, cyangwa se urwandiko rwa mbere rwa Yohana, igice cya mbere ndetse ugeze no ku gice cya kabiri, ariko amagambo maze gusoma turayabona ku gice cya kabiri umurongo wa mbere ndetse n'uwa kabiri. Amagambo meza cyane ahavuga ngo, bana bato, bana banjye bato, mbandikiriye ibyo kugira ngo mudakora icyaha. Icyakora nihagira umuntu ukora icyaha, dufite umurengezi kuri Data twese, ari we Yesu Kristo ukiranuka. Imana ishimwe cyane. Kandi rero reka tumenye ko amaraso ya Yesu Kristo umwana wayo atwezaho ibyaha byose, nk'uko twabibonye muri uru rwandiko rwa mbere rwa Yohana, ni ku gice cya mbere ku murongo wa 7. Mbese twese ntituhazi umurongo wa 7. Aya magambo twese turayazi, twarayabonye. Umurongo wa 8 turayabona, umurongo wa 9 icyo atubwira ahavuga ngo, ariko rero iyo tugendeye mu mucyo nk'uko nayo iri mu mucyo, tuba dufatanyije ubwacu, kandi amaraso ya Yesu umwana wayo atwezaho ibyaha byose. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo mbasomere igihamya kimwe tubona muri iki gitabo cyitwa kwitegura akaga gaheruka, ndi kuri page ya 30.
mukurikire neza mwumve icyo aya magambo atubwira. Iyo dufite mu mitima yacu umugambi wo gukorera Imana maze tukagerageza kugera kuri iyo ntego, Yesu yakira iyo nyifato n'ubwo butwari nk'umurimo uhebuje dushobora kumukorera, maze aho intege nke zacu zibaye akahuzurisha gukiranuka kwe bwite. Imana ishimwe cyane. Hari ikindi gitabo cyitwa ni ku butumwa bwatoranijwe. Ubutumwa bwatoranijwe ni ku cyigisho cya 382, volume ya mbere ndetse n'iya kabiri. Gukiranuka kw'agateganyo no gukiranuka duhabwa biruzuzanya kimwe ku kindi, byombi bigereranya ingingo ebyiri z'imena zo mu murimo umwe. Umugambi uhanitse Imana ifitiye abana bayo urenze kuri ibitekerezo by'umuntu. Gukiranuka no kugira ishusho y'Imana niyo ntego Imana iduhitiramo. Umwigishwa abona imbere ye inzira ifunganye imusaba kujya mbere ubudasiba, afite umugambi agomba kugeraho. Muri wo harimo icyiza cyose cy'icyubahiro kandi gitunganye. Imana ishimwe cyane. Iki gihamya mbese twacyumvise. Rero inshuti zanjye, ubundi umwenda dusoma mu byahishuriwe Yohana 3 nkuko ari cyo gitabo twari turimo twiga, uyu mwenda wera wo mu byahishuwe wongeye kuvugwa na Yesu mu mugani w'ubukwe bw'umwana w'umwami. Iyo dusomye muri Matayo igice cya 22 umurongo wa 11 kugeza ku wa 13, tubona ko batangaga umwenda wihariye w'ubukwe. Abantu babaga batumiwe mu bukwe bagahabwa imyenda yihariye yo gutaha ubukwe, kandi uwo mwenda wangaga kuwambara yarirukanwaga bidasubirwaho. Uwangaga kwiyambura ingeso ze mbi wese, kuko uyu mwenda ari cyo washushanyaga gukiranuka, ukiyambura ubushwambagara ukambikwa gukiranuka kwa Kristo. Uyu mwenda washanyaga gukiranuka, wangaga kuwambara yarirukanwaga, wangaga kwiyambura ingeso ze mbi zose, kugira ngo ahabwe ingeso nziza zo gukiranuka kwa Kristo, nazagira umugabane mu bukwe bw'umwana w'intama. Iki ni igihamya kandi kidasubirwaho. Igihe cyose twanze kwakira impano y'ubuntu duhabwa kugira ngo tuzaboneke mu bataha ubukwe twambaye umwambaro wera, bizaba bigoye cyane. Umwambaro w'ubukwe uvugwa muri uyu mugani ugereranya imico myiza itagira inenge y'abigishwa nyakuri ba Kristo. Niko gukiranuka kwa Kristo, hanyuma imico ye yizira amakemwa. Kuba mwakira nk'umucunguzi wabo bwite bose, iyo mico bayibonera mu kwizera. Imana ishimwe cyane. Reka duse n'abasoreza ahangaha, kandi iri banga ryo kunesha nuko twagira umwambaro w'ubukwe kandi tukera nk'uko uwaduhamagaye nawe ari uwera. Umwenda wera wo mu byahishuwe Yesu Kristo awutangaho urugero mu mugani w'ubukwe bw'umwana w'umwami. Ariko uyu mwambaro batubwira neza ko nk'uko twabibonye wagereranyaga imico myiza itagira inenge y'abigishwa nyakuri ba Kristo. N'abigishwa nyakuri ba Kristo. Imana ishimwe cyane. Yasomo nkunze kubabwira kandi namwe muzarikundi mujye murikundisha bagenzi banyu. Irya somo riboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana, ni ku gice cya 8 umurongo wa 31 ugejeje ku murongo wa 32. Igihe Yesu yerekana abana b'Aburahamu nyakuri, nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati,
nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura. Imana ishimwe cyane. Niko gukiranuka kwa Kristo, imico ye izira amakemwa, kuba mwakira nk'umucunguzi wabo bwite bose. Iyo mico bayibonera mu kwizera. Imana yacu ishimwe cyane. Icyakora abamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Reka dusoze mbabwira ngo Uwiteka akomeze kubishimira. Reka dusoze n'iri somo ryacu twatangije ry'urufunguzo, aho umugaragu w'Imana Petero yanditse atwibutsa aya magambo. Rwa mbere cyangwa se urwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero ku gice cya mbere umurongo wa 15 ndetse n'uwa 16. Aha tubwira ngo ahubwo nk'uko wabahamagaye ari uwera, aba ariko namwe mubabera mu ngeso zanyu zose, kuko byanditswe ngo muzababera kuko ndi uwera. Imana yacu ishimwe cyane. Reka mukomere kandi mukomezanye musangizanya ibi byigisho ku batabifite. Ababifite ababasha kubibona mujye mugerageza mu byohereze no mu magurupe mugiye mubamo agiye atandukanye, kugira ngo abantu bumve ikijambo ry'Imana ritubwira. Ndabizi abavuga butumwa barahari benshi, ariko rero birasaba ko twita ku ijambo ry'Imana tukarigenzura kandi tukarigira iryacu, tukaba abantu bitegura kuzaba mu ijuru, ndetse tukaba dufite umugambi wo kuzahatura. Imana y'amahoro ikomeze kubishimira cyane mwese. Ndabararitse ubutaha muzabe muri kumwe nanjye turebere hamwe icyigisho kivuga ngo umumaro wo kwiga Bibiliya, cyangwa se umumaro wo kwiga ibyanditswe byera. Mukomeze kumva neza. Uwiteka Imana